Umunsi wa kabiri. Ntabwo uri impanuka. Ndi umuremyi wawe. Natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 2. Imana ntikora nk'umuntu ukina urusimbi. Ntabwo uri impanuka. Kuvuka kwawe ntabwo byavuye mu kwibeshya cyangwa mu gucikwa. Ubuzima bwawe ntabwo ari nk'imvura y'impangukano igwa utazi yivuye. Ababyeyi bawe bashobora kuba barakubyaye batabitekereje, ariko Imana yo yari yarabiteguye. Ntabwo yo yatunguwe no kuvuka kwawe kuko yari bitegereje. Mbere yuko ababyeyi bawe bagusama, Imana yari igufite mu bitekerezo. Niyo banje kugutekereza. Ntabwo rero ari impanuka. Si ishaba, si amahirwe, si uruhurirane rw'ibintu kuba uyu munsi, uyu mwanya ubu uri muzima uhumeka. Uriho kuko Imana yagambiriye kukurema. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azasohoza umugambi afitiye. Imana yari yaragennye buri kantu kose ire mu mubiri wawe. Niyo yatoranyije ibishaka, ubwoko uzavukamo, ibara ry'uruhu rwawe, imiterere y'umusatsi wawe n'ibindi byose bikuranga. Uko uteye niko yashakaga kumera. Niyo kandi yagennye bitari byaba ubwenge n'ubushobozi bwose ufite ndetse n'ibyihariye bya kamere yawe. Bibiliya ivuga ngo uranzi wese imbere n'inyuma, n'amagufa yanjye nta na rimwe uyobewe. Uzi neza uko naremwe akantu ku kandi. Uburyo naremesheje ubuhanga, nkava mu busa nkavamo umuntu. Kubera ko Imana yakuremye ifite intego, niyo yagennye igihe uzavukira kandi ishyiraho iminsi uzamara. Yakoze gahunda y'iminsi yawe yose utarabaho. Ihitamo neza igihe uzavukira n'igihe uzapfira. Bibiliya bivuga neza ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Wagennye iby'iminsi yanjye yose imbere y'uko mvuka. Buri umwe muri yo wanditse mu gitabo cyawe. Imana yateganyije n'aho uzavukira n'aho uzaba ikurikije imigambi yayo ku buzima bwawe. Ubwoko bwawe n'igihugu cyawe ntabwo ari impanuka. Nta kintu na kimwe kikwerekeye yasize inyuma itagiteganije. Imana yateguye ibyo byose kubw'umugambi wayo. Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye amahanga yose y'abantu ibakomoye ku muntu umwe, buri shyanga irigenera igihe cyaryo kandi ibakatira ingabano z'aho batuye. Nta kintu na kimwe mu buzima bwawe cyapfuye kubaho. Byose bifite intego. Igitangaje kurutaho, Imana yagennye uburyo uzavuka. Uko wavutse uko ariko kose, cyangwa ababyeyi bakubyaye uko baba bameze kose, Imana yari ifite umugambi ikurema. Wenda ababyeyi bawe bari beza cyangwa babi, cyangwa se ntibakwitagaho. Imana yo yari ibizi ko abo babyeyi bombe bakubyaye ari bafite muri bo ibyangombwa byo kubyara wowe uko yagushakaga. Bari bafite amaraso Imana yari ikeneye ngo ikureme. Hariho ababyeyi batemewe n'amategeko, ariko nta mwana utemewe n'amategeko ubaho. Hari abana bavutse batunguye ababyeyi kuko batabateganyaga, ariko Imana yo ntiyatunguwe. Imigambi y'Imana yasohoreye muri uko kwibeshya, kabone n'uwaba yaravutse biturutse mu cyaha. Nta kintu Imana igikora itunguwe, kandi ntigikora amakosa. Iba ifite impamvu ya buri kintu irema. Buri kimera na buri nyamaswa byagambiriwe n'Imana, na buri muntu yaremwe Imana imufitiye umugambi. Icyateye Imana kukurema ni urukundo rwayo. Bibiliya iravuga ngo isi itari yaremwa yari idufite mu bitekerezo, kandi yari yaradutoranirije kudukunda. Imana yatangiye kugutekereza mbere y'uko inarema isi. Urebye nacyo cyatumye yirema. Imana yaremye iyi si uko iteye kugira ngo dushobore kuyibamo. Nitwe yageneye urukundo rwayo, kandi nitwe biremwa by'igiciro mu byaremye byose. Bibiliya iravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube igiciro cyinshi mu byaremye byose. Icyo nicyo kigero cy'urukundo Imana igukunda. Ako niko gaciro Imana yaguhaye. Ntabwo Imana ikora mu kajagari. Byose yabiteguye ibyitayeho. Uko abahanga mu miterere y'isi n'ibinyabuzima bagenda basobanukirwa uburyo isi iteye, niko turushaho gusobanukirwa ko yakiriweho twe abantu ngo tubeho. Yaremwe ku buryo butuma ubuzima bw'abantu bushoboka. Dr. Michael Denton, inzobere mu bushakashatsi ku miterere y'ibigize umuntu, wigisha muri kaminuza ya Otago muri New Zealand, yaranditse ngo ibyagezweho mu bushakashatsi mu buhanga bw'ibinyabuzima byerekana neza ko isi n'ikirere byaremewe mbere na mbere kwakira ibifite ubuzima n'ikiremwa muntu. Kandi iyo ntego nkuru niyo isobanura imiterere yose y'ibigaragara bigize isi. Bibiliya nayo yari yaravuze nk'ibyo imyaka ibihumbi mbere y'uwo mushakashatsi, aho igira iti Uwiteka yaremye isi, ntiyayiremeye kubaho ubusa, ahubwo yayiremye ngo tuyituremo. Kuki Imana yakoze ibyo byose? Kuki yiguye ituremera isi yo kubamo? Kuko ari Imana y'urukundo. Bene urwo rukundo ruragoye kururondora, ariko ni urukundo rudashidikanya. Waremewe kuba umukundwa w'Imana. Imana yarakuremye kugira ngo ujye gukunda. Uku ni ukuri ushobora kubakamo ubuzima bwawe. Bibiliya iratubwira ngo Imana ni urukundo. Ntabwo ivuga ngo Imana ifite urukundo. Ni urukundo. Urukundo nicyo kiranga kamere y'Imana. Ubundi Imana mu butatu bwayo yari ifite ubusabane buhagije, bityo ntabwo yari ikeneye kukurema. Ntabwo yari yarize irungu, ariko yashatse kukurema kugira ngo ujye guhundagazaho urukundo rwayo. Imana iravuga iti narabahetse mukiri mu nda, narabateruye mukivuka.
uzarinda imvi z'uruyenzi ntibaheka, nijye wabaremye kandi nijye uzabaheka. Iyo aba ari nta mana iriho, twese twaba turi impanuka, twaravuye mu rwurirane rw'ibintu bitandukanye mu miterere y'isi. Icyo gihe nta mpamvu waba ufite yo gusoma iki gitabo, kuko ubuzima nta ntego, nta busobanuro, nta n'agaciro bwaba bufite. Nta kintu cyiza cyangwa kibi byaba biriho, kandi nta byiringiro byaba biriho hirya y'imyaka mike uzamara hano ku isi. Ariko hariho Imana yakuremye ifite impamvu, nicyo gituma ubuzima bwawe bufite agaciro gakomeye. Ako gaciro n'intego by'ubuzima bwacu dutangira kubimenya iyo dufashe Imana nk'urufatiro rw'ubuzima bwacu. Uwahinduye Bibiliya muri mesaje yahinduye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 3 mu buryo bukurikira ngo: uburyo butibeshya bwo kumenya abo turi bo by'ukuri ni ukumenya neza Imana uko iteye n'ibyo dukorera. Iki gisigo cya Russell Kefa kibivuga neza mu magambo magufi: ururiwe kubera impamvu, uri agace k'umugambi uhambaye, uri w'igiciro kandi waremwe mu buryo bwihariye, mugabo mugore w'inyamibwa kuyaguhanze. Uko usa kose bigira imvano, iyakubumbye ntiyibeshye, igihe ugusobe kukiri iyo mu nda ukavuka uri uko yagennye kuba. Abakubyaye niwe yashimye, ubigaye ibishimwe uko wibwira, iyaguhanze niwe yatoye, irabasinyira ngo bakubyare. Bya bindi byose byakugoye Imana yawe yari ibizi, yariranye nawe ubwo wari ubabaye, nyamara byose bifite intego yo gutunganya umutima wawe ngo ufate isura yaguhanze. Hari impamvu yo kuba uriwe, wabumbwe ukuri n'iyaguhanze. Erega mukundwa jya umenya impamvu, ibyo byose ni kubw'Imana. Umunsi wa 2, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: ntabwo ndi impanuka. Umurongo wo gufata mu mutwe: ndi umuremyi wawe, natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 2. Ikibazo cyo gutekerezaho: nzi ko Imana yandemye mu buryo bwihariye. Ni ibiki muri kamere yanjye, aho nkomoka cyangwa uko nteye ku mubiri numva ntakiri uko ndi?